yifashe gute umutoza wabo ari hehe mu kabyara mwe umunyasenegal numvishe muvuga ageze he Axel uyu mutoza Serigne Saliudia toza w'umunyasenegal rero bivugwa ko agomba kuza muri equipe ya Rayon Sport rwose nakomeje kugenda mbaririza hirya no hino bareyo nabo amakuru yabo ni nubwo ajya kunda gusohoka cyane ariko hari igihe yatangiye gushyira mu gisirikare hari igihe rwose tumurenganyije ararengana tumurenganyije rwose ariko amakuru twahurijeho n'abantu benshi nakomeje kugenda mbaza ayo bari guhurizaho nuko uyu mutoza kuri match ya derby ngo azaba ahari ariko bakavuga bati turashaka kubanza kurangizanya na Lotfi ku itariki 12 kugira ngo atazabarega kuri derby ngo uyu mutoza azaza ariko azaba ari hejuru ntago azaba ari kuri pitch azaba ari hejuru mu bafana hariya muri areba match rwose uko bivuze niko bimeze nyuma rero ya derby umutoza nibwo agomba kuzigaragaza n'ububaza ngo bwa hato na hato bwari busa nkaho bwari burimo bw'amafaranga n'ibindi bintu n'iki n'ibyo bazamuha bazamugenera imodoka inzu tuntu nk'utwo rwose ngo birasa nkaho byakemutse navuga ngo umutoza Lotfi agomba kurangizanya na Rayon Sport ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11 ntabwo bakwangaje umutoza bataratandukana bari kwirinda ikintu cyose cyatuma afahamia ajyana mu nkiko Rayon Sport kuko baramutse bangaje umutoza n'uvuga ngo we yahitarega navuga ngo baravuze bataho kugira ngo ajye kuturega rero reka twihangane tube dukoresha Feruzi Haruna cyane kandi no kwitwara neza nabyo biri byatumye wenda baba baretse bakavuga bati aho kugira ngo ajye kuturega reka turindire ukwezi twahaninyemo Lotfi twamuhagaritsemo nkuko mu mategeko birimo muri izo ngingo tubanze turangizanye tumurekure byemewe n'amategeko noneho twimike umutoza mushya nge icyo nabazaga ni kimwe ko navuga nti ibyo bintu mbwiye bifite logic birumvikana ariko se ko biri gutinda umutoza twabonye niwe koko mwamaze kumvikana rwose bantu muri batabiciye ku ruhande barambwiye bati umutoza ni Serigne Saliudia ariko bagashyira akantu bavuga ngo hatagize igihinduka kuko buri kintu cyose cyahinduka muri gisirikare bitarasinye ku kantu nta kantu kajyanye n'igisirikare bakavuga nabonye muri gisirikare cyane bakavuga bati ko katarasinya bishaka guhinduka ariko kugeza ubu umutoza turi kumwe nawe rwose ngo nta nundi bari kumwe mu biganiro ni umutoza Serigne Saliudia ugomba gutangira akazi ku itariki 14 bavuga ngo umunsi Lotfi azabasuzanyije na Rayon Sport Serigne azatatangira akazi kandi agomba gukorana na Feruzi Haruna urumva ariko nkuko Axel bivuze barashaka ko azi Kigali akabanza akagira imikino imwe n'imwe areba ya Rayon Sport mwibanga rikomeye atarasinya ubwo rero abareyo batuze umutoza arahari n'umunyasenegal waciye mu kipe y'abato ya Senegal twagarutse kuri Seveye nuwo nta gihinduka babikoze neza ko anarumbaje mu Giswahili nago naburi cyo mvuga baravuga ngo askari anabadirika na hari anabadirika na hari ni situation mu rurimi rw'icyongereza hindukana n'ibihe nyine bihari askari anabadirika na hari nyamuneka rero musengera ikipe bita APR koko ifite ariko tutaragera kuri APR ubwo abareyo kwa gatano barabishyuye kirarane bare barimo ubwo hasiga ukwezi kwa 10 ubwo president basuraga mu myitozo Tadeyo icyo gihe ngo yari yajyanyeho na Claude Mushimire bari bavuze ko kwa gatano rwo bazabaha amafaranga barayabonye koko barayabahaye ubwo nyine hasigaye ukwezi kwa 10 urumva bari muri beat neza kuko kwa 10 niko turimo hari abantu benshi hari n'abataraguhembwa rwose ko tugeze ku itariki 28 urumva ubwo rero ni ibintu byiza cyane bazajya Igisenyi bameze neza bafite imyitozo uyu munsi Rayon Sport buri munsi ayo narayabariye wewe minota 3 dusigaranye nayimvuze ku n'inkomoje ku mvune waravuze ko APR vuga izo mvune mfite inkuru 3 zihutirwa muri Rutsiro igomba guhura na APR 3 zimiriro ariko n'umunota umwe APR nubwo barimo kureba Rutsiro barimo barareba Classico cyane ahubwo baravuga bati Mamadusi nk'umumadusi arimo korera imyitozo mu ntare mu bihano bye ari Kigali Mamadusi ari Kigali hanyuma Dawuda we makuru nifite nuko ntagaragera mu Rwanda ari muri Ghana hanyuma usibye abo ngabo umuntu bita Memer Dawo agomba kumara ukwezi hanze cyane kubera ikibazo kibuze imvune yagize hanyuma umuntu bita Dawuda nako Jibril Watara nawe nta uhari urabizi ko amaze igihe kinini adahari n'ubu nta uhari
uvuga ngo APR irarisika kubura abakinnyi 4 bakina n'ikipe ya Rayon Sport. Ni nako bimeze rwose kuko dawo niba zamara ukwezi nk'umutoza bivuze we ntago bazaboneka abakinnyi 4 mvuze nawe ngo aracyarwaye ntibazabahari n'abahanwe bazaba birarangiza. Abafana ba APR bwo bwatangiye kubataha bavuga bati abakinnyi bacu 4 iramurera twabonye nubwo idatera utayizamu ko itoje kuturusha none yatugarika turi aha ngaha twiyemera ngo dufite abakinnyi ngo bikomerezwa. Ubwo bwatangiye kuza ariko kazareba uburyo Nabila byitwara. Naho ngiye kurebera umutoza ubushobozi bw'umutoza kazareba uburyo byitwara udafite abakinnyi b'inkingi za mwamba. Amasegonda 30 ibere ukomeza. Inkuru ya mbere muri Rutsiro. Umwataka ngo ugomba kuza gutsinda ikipe ya APR Arigo Obas God's Power. Uyu mwataka kuwa 4 immigration ngo nibwo izaha umugisha ibyerekeranye na work permit cyangwa se byangombwa byo gukorera mu Rwanda bakahitamo license muri Ferwafa. Iyi match ngo agomba kuyikina ni umunya Nigeria yigiye yaciye no muri Etoile d'Oreste. Ikindi cya kabiri Rutsiro yashyizeho prime agahimbaza mu kibumbi 200 gutsinda APR. Bavuze bati APR ntigomba kuvira Ubavu kuri stade Umuganda 200 kuri buri muntu, ibihumbi 200 kuri buri mukinnyi, bati tugomba kuyigarika byanze bikunze. Ikindi kintu kiri muri Rutsiro, umuzamu witwa Jean Paul yaritahiye. Jean Paul polisi yamukubise igitego cy'umutwe, umuzamu witwa umutoza w'abazamu witwa Mabura aramubwira ati wadutsindishije. Jean Paul aramubwira